Muraho mumeze neza, amakuru yanyu tumaze iminsi twaraburanye. Nta wundi muri kumwe, muri kuvugana na Karen Young, cyangwa amazina yanjye rega nitwa Sunil Karen Young. Ndatekereza ko ibyo ngibyo mumaze kubimenya, ntabwo ari ngombwa ko tubisubiramo, ariko biba byiza kwibwirana. Niba umuntu mushyashya uje kuri channel akaba yamenya amazina yanjye ko atari na bibi. Karen Young n'ubu ngiye kubaganirira, bahaye ikaze kuri Sunil Vibes TV, aho tumaze iminsi turi muri podcast yacu. Podcast yacu ivuga uko isi twayigira nziza, nyine the best world. Buriya mu buzima abantu dufite ubushobozi bwo kuba twahindura ubuzima bwacu, twahindura buri kimwe cyose. Nyine Imana yaduhaye ubushobozi, ubwenge bwo kuba twayobora buri kimwe. Niyo mpamvu rero muri uwo mujyo nyine n'ubundi bivuze yuko dufite ubushobozi bwo guhindura isi. Niba waraje ukasanga iwanyu muri abakene, ushobora gutaha iwanyu basize ahantu heza, baba mu buzima bwiza. Uko niko guhindura isi navugaga rero. Ibyo ni byo byiza. Ushobora kuba waravukiye muri babandi bakunda kuvuga ati umwana yavukiye mu bikoma bya avoka. Ushobora kuba waravukiye mu buzima bwiza pe, nabyo ni byiza, ariko ntibiza guma amaso ngo ube ikigoryi. Nubwo wenda nahuranyije nkavuga iryo jambo, ni nyine kwa kuntu ukabona umuntu ntabwo ari serious, arafata ugasanga tuzi ko abana bo mu bakire ubundi usanga aribo bafite imico mibi, n'ibyo birara n'ibiki. Urumva rero, nubwo wenda ntaba nahuranyijemo, ariko ntabirenze. Nyine tuba dufite vibes hano, tuba tugomba kuvuga bad vibes and good vibes. Mu kiganiro cyacu ntabwo nyine twibanda ku gace kamwe, turi kuvuga ibyiza n'ibibi, twavuga ukuri. Sometimes tukanahuranya, ariko kugira ngo twigishe, dutange inama uburyo tugomba gukangurira abantu. Usanga mu bana b'abakire harimo ibirara, harimo ibisambo, harimo ibiki, ariko simvuze ko n'umwana w'abakene bitabamo. Bibamo kenshi cyane, usanga bamwe ari n'imbobo n'ibiki. Rero ubwo buzima ushobora kuvukira mu buzima wenda iwanyu batifashije, ukavukira mu buzima bwabo bifashije. Rero abo bantu bose kuri isi barahari, ariko ubundi umuhamagaro wacu tuba twaraze ku isi gukora, ari ukugira ngo isi tuyisige nziza kuruta uko twayisanze. Wisanze mu bakene, handi amarya rimwe ku munsi, handi no kwibona rero byabaye ingorabahizi. Handi kurya mana bari kuri Mana mfasha, aho ati nubwo turiye saa sita ariko nijoro wapi. Ushobora kuva gukurira muri ubwo buzima, ukihangana, ukagenda ugafokasinga ku masomo yawe, ukirinda ibintu by'ibiyobyabwenge, ukirinda anything bad habit, nyine ibintu by'imico mibi, ugafokasinga ku iterambere. Anytime ushobora kuza ugakiza abo umuryango wavukiyemo, ukaba wawuteza imbere, ugahindura amateka yabo. Icyo cyo kintu Imana iri gushakaho, urwo rugo rukundo Imana iri gushakaho. Ishaka ngo utere imbere, ishaka ngo uteze abantu wavukiyemo imbere, bahindure. Uzareba kenshi iyo umwe akize mu muryango, n'abandi bahindura intekerezo. Ariko iyo mukomeje kwiryamira, ugasanga uri umusore w'imyaka 18, 20 kuzamuka, uracyari kwicarana na mama wawe muri filime, ngo wagiye gufatisha ibiseri y'amafilime, zino Indian movie ni n'aya mafilime bino byitwa ubusobanuro. Ntabwo ugenda ndi kumentioninga ku gasobanuro, kuko hari abantu bakarebana ubwe bakavuga ati ndaza ukareba ndimo ndaruhuka ariko nagiye gukora. Ese urambwira umaze icyumweru cyose ureba se?
irarangira ufata indi ureba filime. Usanga umuntu rero umeze gutyo ntabwo abona time yo kujya gushakisha ibice, ariko nuhindura mind ugashaka abantu bashakisha ibiceri bihiringa, nawe ukagenda ukihiringana nabo, ndakubwiza ukuri yuko ushobora kuzakugendekera neza n'izo filime wazirebye. Sinkubwiye ngo hagarika kuzireba, ariko wize umwanya munini. Urasanga guhera amasaha 24 ureba filime, ureba serie, ugasanga urimo uraguza uduceri two kujya gufata icyo filime. Ibyo bintu ntabwo yabikwiye ku musore, ku mukobwa ukiri mu myaka mito ufite imbaraga zo gukora. Mubirekere ba mama wanyu aba papa wanyu, usanga nabo batanabikunda, batanakunda kubireba, ariko ubwo wabireba ntukabishimire imyaka barimo. Yo ni imyaka y'abantu bakuze. Urekera mu myaka mitoya ufite imbaraga, ushobora kugenda ugakora bigakunda, ushobora gutumika, wakora amajoro, wakora amanywa, washakisha amafaranga. Guys, kanibande ku rubyiruko kaka, urubyiruko, inshuti zanjye, abavandimwe banjye, ba grand frère, ba sister, mbese mwese muri mu byiciro bitandukanye. Umenye ko ari mwebwe imbaraga z'igihugu kandi mugomba kucyubaka. Ese uzacyubaka uri mu mafilime, uri mu bubari, waraye wanyweye, wasinze, ukora siporo, wita ku mubiri wawe, ibyo ubonye byose urarya ukarohayo. Igifu nacyo cyaragowe, nuko ubagisha ubutitsa, nta karuhuko, ntaki. Guys, ugusubima muri mu biki, ladies and gentlemen, reka tuganire. Njyewe impamvu ndi kugira ngo tuganire ku icyo kintu ni uko abantu bamaze iminsi batakaza time. Ntabwo abantu bazi guhesha agaciro igihe cyabo, umubiri wabo. Ikintu cyitwa time ni ikintu gikomeye cyane abantu basuzugura. Urifata ufite 24 hours, wowe ari umukene ari umukire munsi y'amasaha 28, ariko bitewe uburyo muyakoreshamo nibwo burema itandukanye. Ese umukire arazindutse akoze amasaha wenda 24, ubwo ni kuri wa muntu nyine uba wafashe time yose atemarira mu gukora. Akari ukuntu babigabanyamo ku buryo mu masaha 24 ubasha kureba filime, ugakora, ukaruhuka, ukitekereza, ugakora na siporo. Ibyo bintu nzabikoramo ikiganiro, ni muramuka mubishyize muri comment mukavuga ati dukeneye ko ibyo bintu uzabituganiraho. Wongeye nkunda kuganira kandi nkunda kuba nagira abantu inama. Nawe ufite igitekerezo wacyandika muri comment section kugira ngo tuzakiganireho. Kubera ko mu buzima no gufasha no kwigisha, hari ibintu nzi, hari ibintu uzi. Rero ibyo bintu uzi dushobora kuganira muri comment section, ukaba watanga igitekerezo, kuko igitekerezo utanze abandi bashobora kucyungukiramo ubumenyi, kikaba cyanabahindura ubuzima. Kuko ushaka kubaka isi nziza. Isi nziza rero ntabwo uzayubaka nawe wiga wanyweye, wasinze, uri mu bubari, ugataha udalawe ukarara mu miferege. Nta viziyo nkubonamo. Ugasanga ufite umubyibuho ukabije, urananutse bikabije, nta kintu uri kubikoraho, mbese wasting time. Usanga urimo urangiza umubiri wawe. Guys, ladies and gentlemen, ntabwo bikwiye ku rubyiruko kuri ino si yose, kuko twebwe tuganira n'isi yose naho duheza. Wo muri iriya minsi iri imbere tuzatanya no gukoresha indimi zose kugira ngo abantu bose babashe kwisanga kuri channel ya Snowbuzz TV. Muri podcast yacu rero uyu munsi dukomeza kuganiraho kugira ngo babwire yuko iki kiganiro tugiye kugikomeza muri volume ya 2 y'ikiganiro cyo kwihesha agaciro, kuko n'ibingibi biri mu kwihesha agaciro. Ntabwo wambwira ngo uriyubaha ugenda urara mu bubari, amafaranga urawesitinga, arimo urajugunya,
ibyo bintu man uba uzabyishyura mu gihe cy'imyaka aba ari mikeya, igihe kiba kirindiye ngo kibanze kigufate fureshi, ubundi nawe gitangire kikwishyuze bya bindi wakoze. Ufashe umubiri wujujemo amatabi, ibihaha byose byujuje imyotsi, uraje wishinze abantu ngo iki n'ibiki. Reba aya ma energy drinks ni ibintu nyine byangiza umubiri, ariko abantu babikunda kubi banza, ariko abantu bakunda ibintu bibaye ko sinabishishikariza yuko ugomba kwiyubaka mugahindura mindset, ugomba kwihesha agaciro, ugomba kumva yuko uri uw'agaciro gakomeye. Kuko intwari ikomeye iruta n'amafaranga ni ukwiyubaha ukihesha agaciro. Nta kintu wageraho ukora ibintu nawe ubona bitaguhesheje agaciro. Sometimes uzagenda umuntu avuga ati mani buriya ibintu by'amabure ni sawa, ugende unywe utugo, ugende usanga uri kuvuga ibintu bitabaho, usange barakujyana ubuzima bwawe, bagukatiye imyaka runaka, urabwangiye. Erega ibibazo byinshi bitubaho tubigiramo uruhare. Ntukagende ngo usinze Sekibi, Satani, Ibilisi, ayo ni amazina yose yita yose ya Satani, Shetani, ibintu nk'ibyo. Ariko nubwo wenda yaguteza kuba wava mu murongo w'Imana agushakamo, Allah agushakamo, Jehova agushakamo, amazina Jesu agushakamo, amazina yose y'Imana agushakamo, byose ndayakoresha kuko ikiganiro kireba abantu bose, kuko abantu muri mu madini atandukanye. Niyo mpamvu rero mba ngomba kuvuga amazina yose, kuko abantu benshi barayakoresha. Amadini ari ku isi ni menshi, kandi ubundi n'uburyo basengamo butandukanye, ariko ikintu cya mbere ni uko twese twemera Imana, kandi tuba twemera n'ibitangaza byayo n'ibyo ikora n'ibyo dushakaho mu buzima bwacu. Rero ibintu nashaka kubabwira ni uko ibibazo byose duhura nabyo tubigiramo uruhare. Sometimes ni 50% biba biri wowe wabigizemo uruhare. Buriya kugira ngo umuntu aza kugutereta, icya mbere cyo abanza kureba ku myambarire, akareba uko uteye, akareba uko witwara. Ibyo bintu bishobora kumukurura, bikamwinteresa kuba yaza kukuvugisha, kuba yaza bikaba byamuterera, bitewe ari ukuntu usanga bashiki bacu, abakobwa, urubyiruko ndetse n'ababyeyi, hari imyambarire ubona bambara ukabona ntagakunda ibintu nk'ibyo bari kumutekerezayo. Wumva umuntu wambaye imyenda imeze nkaho uri kumuseduza, uko uteye fizikali, ibintu uri gukora byose ubikuza ushaka gukurura abantu noneho batangira kuza wowe ukigira nk'aho ibyo bintu utabishaka. Sometimes ari nawe wabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ati niba abantu tweretse ko ufite amafaranga, turakuzana ibibazo byacu, cyangwa tunagupangira n'uburyo amafaranga uzayakoresha gukemura ibibazo byacu nyine. Urumva ibyo ntabwo tubyitaho, ntitukwitayeho. Ariko nugira gahunda ukaba ufite plan, ukavuga ati ibintu bigenda bijyana gutya, ntabwo ari ngombwa yuko buri mafaranga yose mbonye nshyira ku karangura positinga ngo n'ibintu hari abantu bo kureba buri bati runaka yaguze imodoka, ariko iriya modoka buriya ngiye Gisenyi, ntabwo ubu yadutwara tukajya Gisenyi. Urumva agize igitekerezo kuko kubonye buriya ibintu abantu batabizi, nta nubwo nta kintu babikoraho nyine, bamera gutyo. Ariko ikintu abantu batangiye kumenya, icyo cyo bagishyiraho imbaraga paka kugira bakigezeho. Rero byaba byiza rubyiruko, ababyeyi, urungano, abantu benshi, mugerageje gukipira ibintu byanyu kubishyira ku murongo bwa private. Buriya ubuzima buri prive ni bwiza cyane. Buriya kugenda ugasanga umuntu ibintu bye byose biri ku gasozi,
urukweto yaguze abantu bose bararumenya, imyenda yambaye barayamenya, yakoze ibi n'ibi. Niyo usanga abantu banakugambanana, niyo usanga abanzi bawe. Buriya umuntu ukuzi n'umuntu ugufiteho amakuru niwe ushobora kuba umwanzi wawe. Buriya umwanzi wawe, abantu mukorana bashobora kuba abanzi bawe, abantu mufite ikintu muhuriyeho muziranye, abo bantu bashobora kuba abanzi babyihuse, kuko ntabwo njye naba nakuzi duhuye bwa mbere ngo nza kugira umwanzi gute se? Nazi wenda nuko wenda tuvuga ufite amafaranga simbizi, ntabwo nzi ko uyafite, ariko ntabwo nzi igihe amusitipingaho cyangwa umugire ikibazo. Ariko uzasanga abantu runaka ariko muzi ko avuye muri Qatar ejobundi kandi Qatar abaye ibikeni n'ibintu abona yapostinze yaguze akamodoka, abona asigaye kuriya muri apatimenti, ari mu mahoteli n'ibyo. Babibwiye n'iki wapostinze, wabyerekanye, wabyirasa. Niyo mpamvu uzasanga ibizaza nyine ugomba kubyarishana